Mu buzima buri wese bibaha binyuramo, waba umukire cyangwa umukene, waba inzobe cyangwa igikara, sinitaye uko ubayeho nuko uteye. Icyo nzi cyo nuko nawe byakugezeho. Ndabizi neza ko abantu benshi babitsa agahinda mu mitima yabo, kabone nubwo utabibona ku bantu, ariko barashize. Ntabwo ari wowe gusa. Ujya ubona umuntu agenda mu nzira yambaye neza, ukabona asa neza, ariko muri we arimo aravirirana. Afite ibibazo byamurenze, afite umugabo uhora amuca inyuma, afite inshuti zimumereye nabi, afite ubushomeri, yabuze naho yatera ikiraka, yashwanye na boyfriend we cyangwa girlfriend wiwe. Mbese muri rusange abantu benshi nta numwe ubayeho uko abishaka. Ushobora kubona umuntu ukamubona mu kazi, ukamubona n'amafaranga, ariko mu by'ukuri akurusha ibibazo. Ndakubwira ngo ntukabone umuntu ngo wumve wifuje kubaho nk'uko abayeho. Ndabizi ushobora gusanga uwaguha ubuzima bwe ahora atwikiriza ibyiza ubona inyuma gusa, burya biguhaye wowe ushobora kuba wasara neza. Niyo mpamvu naguteguriye iyi video kugira ngo umenye neza ibintu udakwiriye kubwira abantu, kuko ntacyo bikungura, ahubwo birushaho kugusenya umutima ugahorana agahinda. Wowe icyo usabwa gusa, niba ari ubwa mbere ubonye iyi YouTube channel yitwa Rwanda Event TV, ukaba utarakanda kuri subscribe, ndagira ngo hakande, ndetse naho kuri like, ubundi twikomereze. Reka mbanze nkwibutse, burya ntugashyira ibanga ryawe aho buri wese aribona, kuko si buri wese ukwifuriza ibyiza. Niyo mpamvu ugomba kwiga kumenya uwo ubwira ikibazo cyawe na wa wundi utagomba kubwira ibyawe. Ikintu cya mbere rero gituma udakwiye kubwira abantu ibibazo byawe dore niki: iyo uvuze ibyawe abantu benshi ntabwo bagufasha, ahubwo babigira iturufu ryo kugusenya. Urugero rwiza rwa hafi kugira ngo ubyumve neza dore nuru, uzarebe kuri YouTube channel nyinshi zitanga ibiganiro ibihabera. Iyo umuntu avuze ubuzima bwe, avuze ibyamubayeho cyangwa se akavuga uwamuhemukiye, aho kugira ngo abantu bamwihanganishe, ahubwo bagusangiza abandi, yewe bakanongeramo ibindi kugira ngo bacuruze inkuru yabo ize kumvikana neza. Uko ni kisi dutuyemo iteye. Nicyo gituma nkubwira ngo aho kugira ngo ushire ibibazo byawe ku karubanda, ubibwire buri wese, cyane abo wita inshuti zawe, wakwihorera ugaceceka ukarira amarira agatemba, warangiza ukihanagura, kuko nawe ejo bundi bazagucuruza kuri TikTok cyangwa kuri status zabo. Ahubwo hitamo guceceka. Icya kabiri, iyo ubwiye buri wese ibibazo byawe, bishobora kugutesha agaciro mu maso y'abantu. Unyumve neza icyo nshaka kuvuga. Muri rusange nta muntu ushobora kuba mubi ku bantu bose, oya. Burya hariho abantu bagufata nk'umuntu w'inyangamugayo, umuntu w'umwizerwa, umuntu wagisha inama. Ushobora gusanga hariho n'abagufata nka role model wabo, kabone nubwo nta mafaranga menshi waba utunze. Hariho n'abantu bakunda uko witwara, uko ubayeho. Iyo rero buri wese amenya ibyawe, nta numwe wongera kuguha cya cyizere yaguhaga. Ako kanya byose birangirira aho ngaho. Rero ritondera ibyo uvuga ndetse nawe ubibwira. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma, kuvuga byinshi bituma urushaho kubabara gusumba gukira ibikomere. Ushobora kumbaza uti gute? Ndabizi neza ko iyo ubwiye umuntu ikibazo cyawe wumva uruhutse umutima. Yego nibyo, ndabyemera neza 100% kandi cyane. Ariko si iyo ubwiye umuntu ibyawe hanyuma ukumva byageze ku bantu bose, wa mutima uratuza cyangwa urushaho kukurya no kubangamirwa. Niyo mpamvu nakomeje nkubwira ngo icy'ingenzi ntabwo ari ugusangiza abandi byawe. Ibyiza wajya mu cyumba ukarira, ukagira agahinda, ukabitekerezaho, hanyuma bigashira. Kandi wibuke gusenga, niyo Imana itagusubiza uwo mwanya, ariko burya ibikureba. Reka twigarukira kuri rwa rugero rwacu kuri YouTube. Iyo umuntu ashize ubuzima bwe ku mbuga nkoranyambaga, abantu bose babigira inkuru, kandi yarabivuze mu buryo yageraga ngo aruhuke umutima, abantu banamugira inama. Nyuma yaharagaruka agashaka uburyo yongera kugarura icyizere bamutakarije. Kandi mwibutse ko igihe cyatakaye ntikigaruka. Urukundo abantu bari bagufitiye kurugarura biragoye. Shishoza neza rero, ukore byinshi, ibyo uvuga bibe bike. Ngaho reka nsoze nkubwira ngo rero si byiza gufunga umutima no kwigunga, ariko si byiza nanone kuvuga ibibazo byawe aho bitari bikwiye kuvugirwa. Menya abantu beza ukwiye kubwira ibibazo byawe kandi bazi kubika ibanga. Abo nibo ugomba kubwira ibyawe uhanganye nabyo, utuze kandi ushishoze. Kandi niba ushaka kuvuga ibibazo byawe, ntubivuge kubera agahinda ufite, ahubwo bivuge mu rwego rwo gushaka ibisubizo. Aho niho honyine bizakugirira akamaro. Ndagusabye rero, niba wumvise hari icyo utoyemo ukaba utarakora subscribe, ngaho yikore. Kandi niba warayikoze, Imana iguha umugisha. Isomo ry'ubuzima Motivation Rwanda kuri Rwanda Event TV. Mugira amahoro n'amafaranga, burya njye ndabakunda.